wakoze
wacu iwanyerezo rokondo iwatemeye kiriya ntacyo zamburana mu kohonze ndaraye mu byiza byanjye ntuhunze cyangwa se n'iki ntacyo Dorundindiba kamirero bana banjye konende ihe hariho ndinda tatarero mwana ngona ubwo twateshwa wacu togana amahanga twambuka kanyarutoga ndi Burundi nagutindiye kibaba mu mvura y'amahembo twambuka umuvumba tujya mu Buganda nagutindiye kibaba mu mvura y'amahembo ikundingahunde nondanda tesendora neza ihunde ngufatira ikembo nanjye dore yuvuka ikunde ngusanga umubyeyi utakira wamurenze ngusambambutse neza umubyeyi w'imbono ikunde n'ubu nshaje rwose ntagire birorirori ikihundiriza mboza kurora ibyo birari byayo ikunde nzasasa nsinzire nsezere ku mahanga ihungire n'indaro nsonga amanyamata meza kandi tuzahurira twese Kigali Nyarugenge igihe tw'isangira indega twongere twiyunge itorero rirakoze kudususurutsa kandi riradukanguye cyane ko twaratangiye gutwarwa n'ibitotsi munyemerere numire chairman w'umurenge wacu wa Busogo kugira ngo atugezeho ikiganiro cyo kungurana ibitekerezo. Chairman w'umurenge wacu wa Busogo ikarigura rero ndagira ngo abaza gukurikiraho tuze gutuza uburyo umwete tuvuge mu ncamake kugira ngo tuze kubahiriza igihe cyane ko twatwibwiye ko dusoza saa saba ariko twatubona ko amasaha ari kugenda adusiga kuko twatangiye dukerewe. Rero chairman w'umurenge wa Busogo ni karibu ku kiganiro cyo kungurana ibitekerezo.